ijambo ry'Imana intwaro irindimura shitani. Ijambo ry'Imana intwaro idufasha gutsinda sekibi. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Makuru yanyu gisibo mwagitangiye neza se? Ubu kuva kuwa gatatu kugeza uyu munsi ntabwo murarya? No gusiba igisibo ni iki? Sikunshinga gusiba. Dusiba iki? Kurya, dusiba misa, dusiba iki? Oya ntabwo twasibye misa twaje, siko bimeze se? Hari ibyo abantu bita igisibo bitari byo. Gusiba ntabwo ari ugukora stoke y'ibyo tuzarya kuri Pasika. Ruseza kuzwe nubwo ari ukwitegura Pasika, ariko si uvuga ngo tugiye gukora stoke hanyuma kugira ngo tuzarye byinshi, ntabwo ari byo. Hanyuma kandi gusiba igisibo ntabwo ari igihe cy'amaganya, maganya, iborogo, iki ntabwo ari ikiriyo kubera ko Yezu yapfuye. Nubwo hari igihe twitwara kuri ubwo buryo. Gusiba kandi ntabwo ari byo kuvuga mu magambo gusa. Turi mu gisibo. Jya bitangaza ukuntu hari igihe iminsi 40 dushiduka irangiye nta kintu gitandukanye n'icyo twakoraga mbere dukoze. Nyagasani azabiturinde, ubwo tuzabeho neza mu gisibo, dusimbuka imitego ya sekibi nk'uko Yezu Kristo yabitubwiye mu Ivanjiri. Igisibo ni iki? Mu gisibo dukwiye kwitwara gudute? Dukwiye kwitwara nk'uko isomo rya mbere ryabitwigishije. Ni mu gitabo cy'Ivugurura Amategeko, umutwe wa 26, umurongo wa 4 kugera kwa 10, iryo somo twumvise. Abisiraheli barangije kugera mu gihugu cy'isezerano. Niba ari igitabo cy'Ivugurura Amategeko, ni ukuvuga nyine ko bari barageze mu gihugu cy'isezerano, baramaze gutura mu gihugu Imana yari yarasezeranyije abasekuruza bayo. Musa rero arimo arabibutsa uko bagomba kubaho. Nimba iri somo, nimba iri jambo ry'Imana rije ritanga inama, ritanga umurongo, ni ukuvuga ko hari ikibazo cyagombaga gukemuka. Bamaze imyaka myinshi mu Misiri, bari mu bihe by'uburetwa, bashyirwaho agahato n'Abanyamisiri. Imana irabarokora, bambuka inyanja itukura, Abanyamisiri bo bagwamo, bagera mu butayu, Imana irabarinda, ibarwanaho, nanze kuvuga ngo ibabundararaho. Muri cya gihe bari mu kaga, Imana bakayizirikaho, bakayikomeraho. Ibyo byose ni byiza. Nyamara bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano baradamarara. Gutura Imana ituro ryo kwishimira basa nk'ababyibagiwe. Niyo mpamvu rero ijambo ari ryo kubibutsa ko Imana yumvise imiborogo yabo. Iri jambo ryaje kubibutsa ko igihe cyose barindushye bari no mu kaga, Imana yagiye ibarokora kandi ikabagoboka. Hari ikindi jambo ry'Imana ryagombaga kubibutsa ko ibyo batunze byose babikesha Uhoraho, ko badakwiye kudamarara ngo bibagirwe kumushimira. Igihe cy'igisibo rero kuri twe kivuze iki? Ni igihe cyo kwicara tugatuza, tugashimira Imana aho yadukuye. Ngo tukagira dute bavande? Nawe yagukuye mu nzara z'Abanyamisiri, mu bibazo, mu kaga, mu ngorane. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo kubwira Nyagasani ngo warakoze kumva imiborogo yanjye.
kandi usibye ko twibagirwa vuba, buri wese hari akantu wese yibuka Imana yamukoreye. Ntabwo byibukaga se nangiye kuvuga ngo ukuntu waboroga gusaba akazi, bari gukoresha iryo jambo, none ubu warakabonye, ugomba gushimira Imana. Hari nk'igihe umuntu akubwira mu mbabarire, ntabwo ari ugushotorana, umuntu akakubwira ati mumfashe mu isengesho ndashaka akazi, ariko akazarinda akabona akanagahindura atanakubwiye ati uzamfashe gushimira Imana. Byo bijya bimbabaza kameme, mumbabarire bijya bimbabaza. Ugakomeza ugasenga usenga, cyakora ngo wasanga Nyagasani avuga ati isengesho reka turikoreshe ku wundi, ugategereza ugahera ko wa muntu akubwira ngo dushimire Imana. Nawe utekereza ukuntu watakaga, uri mu kaga, uri mu bushomeri, uri mu bukene, none wowe udukurikiye wafashe icyemezo cyo kudasubira mu misa, uzajya ukurikira misa kuri televiziyo. Misa yatuma ubura umwanya wo kuruhuka kuko uba wagize akazi kenshi. Kristo Yesu akuzwe. Abantu banga kujya mu misa ku cyumweru badukurikiye turabashuhuje. Ku cyumweru muzajye bavande, ntacyo bizabatwara kiretse nimba ufite impamvu y'uburwayi bukomeye. Musa rero yongeye kubibutsa, ariko natwe twibutsa. Yavuze iki? Nujya gutura umuganura w'ibyo wejeje, umuherezabitambo azakwakira ikibo agitereke hasi imbere y'urutambiro rw'Uhoraho Imana yawe. Ni ukuvugira imbere y'Uhoraho Imana yawe uti sogokuruza yari umwaramu wagendaga yangara asuhukira mu Misiri, arahororokera aba imbaga ikomeye. Ariko Abanyamisiri batugiriye nabi, baduhindura abatindi, banadukoresha ku gahato imirimo y'ubucakara iruhanyije. Nuko dutakira Uhoraho Imana y'abasokuruza bacu. Uhoraho nawe yumva imiborogo yacu, areba ukuntu twarindushye turi mu kaga kandi tunashikamiwe. Ibyo byose nawe Nyagasani yarabigukuriye. Ibuka nawe igihe wari indushye uri mu kaga ushikamiwe, kubona minerivare bikugoye, kubona wowe wikinga bikugoye. Ibyo byose Nyagasani yarabikoze. Barabikoze rukeneye kumushimira. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma ngo Nyagasani yankuye he, yankuye mu kahe kaga. Wagenda guhita abantu bakuryanirana inzara, ko asaziye mu rugo, ko nta kana agira, yaguhaye kubaka urugo, yaguhaye urubyaro, yaguhaye abuzukuru. Ugomba gushimira Imana. Ntabwo wibaza ngo ndarya iki ku mugoroba, wibaza ngo ndarara he. Ugomba gushimira Imana. Ufite byibura umwambaro wo kwambara, urahumeka, ntabwo uri kuri bomboni. Cyangwa se nimba uri no kuri bomboni, hari ibindi byiza ufite byibura abakurwaza. Nimba nta nabo ufite, Imana igobora abantu bakakwitaho, ikagukorera ibitangaza. Igihe cy'igisiburo ni igihe cyo gushimira Imana byiza yadukoreye. Ibyo nari ngiye kuvuga byo mfite ubwoba bwo kubivuga. Abenshi bari bavuga bati padiri noneho aje kwigisha iby'ituro gute? Ariko reka mbivuge, ndabona hari abashaka ko mbivuga, niyo mahirwe. Ngo nujya gutura umuganura w'ibyo wejeje, umuherezabitambo azakwakira ikibo. Kristo Yesu akuzwe. Hari amagambo abiri nshaka gutindaho gato. Dutura iki? Nimba utura umuganura w'ibyo wejeje, shimira Imana. Niba utura injonjori, kubita agashyi. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo mpinga. Hari abantu badashobora gutura batavunjishije. Iyo harimo iza 5 gusa, iza 2 gusa, iz'igihumbi, ntabwo ashobora kurebaho igiseke kiri. Ahita abana b'abakorera bushake, iyo bamugezeho ahita ahumiriza gutya gasenga kugira ngo batanamurogoya ati Kristo Yesu akuzwe. Gahita ahumiriza gasenga kugira ngo batamurogoya. Ujya gutura umuganura w'ibyo wejeje. Niyo twatanze ituro ryacu ryo gushimira Imana, singiye kuvuga ngo tugaye amaturo dutura, ariko rimwe na rimwe tujye tunibaza ngo hari ubundi dutuye iki mu by'ukuri. Ni ikihe gisobanuro mpaye ituro ntanzi?
mwana wanjye yabonye akazi, yagize anniversaire imyaka n'iyi, yakoze ubukwe, ndabona ikintu gikwiye Imana rwose mu rwego rwo kuyishimira ari ukuyiha papier hygienique. Ndabona nta kindi nayo usibye ka papier hygienique, yenda ngafata n'umwana nkamuha karabo, ndagafata ka buji. Kristo akuzwe. Ndabona nta kindi nayiha gishobora gufasha ingoro y'Imana kubakwa, gishobora gufasha abakene, kuko ituro dutura rifasha mu buryo bune. Kristo akuzwe. Icyambere, rigira uruhare mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya. Ntiwavamo esanse ijya gusura abarwayi, ntiwavamo amafaranga yo kugura iri tara ryapfuye, ya sonorisation ijya yanga. Nicyo ngicyo rikora uruhare mu buzima no mu butumwa bwa Kiliziya. Icya kabiri, havamo ibitunga abasaserodoti. Rimwe umukirisitu yataka umupadiri ati nge ntabwo nzongera gutura amafaranga yacu nimwe muyirira. Arangije aramubwira ati none se muvande ko nayinga uragira ngo nge njyahe? Kristo akuzwe. Ngo ntabwo mushaka ko tuzajya turya mu maturo yanyu vraiment. Ugiye ko nkunda gusonza nahita nicwa n'inzara. Nzakora liste yaho nzajya njya kuwa mbere, kwa runaka, kuwa kabiri, kuwa gatatu, wa kane. Muzangora karisi umuyobozi wa santara azakafisha. Ariko ntabwo ari mwese, ni bamwe babemere ka shitani kakabinjiramo kakabashuka. Gutunga abasaserodoti. Icya gatatu, kugira uruhare mu bikorwa by'urukundo. Yesu yuzanye papier hygienique, umwana mujye muzizana, ariko umwana w'umukene ushaka minerivare tuzayimuhanga ajye kuyigurisha. Ariko muri rya turu ryawe niho tuzavana tuti uyu mwana, hari abantu bari hanze kandi hano iyi ntebe iriho abantu babiri gusa, bakorera bushake badufashe, iriya nta bantu bariho, hariho umwe, hari inyuma ya korari nta bantu bahari, ni henshi hari imyanya, dore hano hari babiri gusa, kandi n'abantu beza bakunda no kwicarana n'abandi bana. Hanyuma icya gatatu rero cyane by'umwihariko misa, nako icya kane cyaturo rifasha, ngira uruhare ku gitambo cya Yesu Kristo. Kuko mu isengesho umusaserodoti avuga yakira umugati awuhereza, ndetse yakira na divayi yihereza, aravuga ngo urasingizwa Nyagasani Mana y'ijuru n'isi, watugira umunuka y'umugati tugutuye ukomoka ku mbuto yeze mu butaka no ku mirimo y'amaboko y'abantu. Nimba rero jewe turo ritandeba, imirimo yanjye ntabwo yatuwe, baciye intege. Uyiduhinduriremo umugati utanga ubugingo. Ni ya mirimo yanjye, ni rya turo ryanjye rihinduka umugati nyabuzima utanga ubugingo. Saint Augustin, Mutagatifu Agustini yakoresheje ijambo giye kuvuga mu Gifaransa, admirable échange. Twebwe Yezu tumuha umugati akaduha umubiri we, Yezu tumuha divayi akaduha amaraso ye. Ngomba ro kugira uruhare kuri icyo ngicyo. Igihe cy'igisibo no kureba ngo harya muhagaze nte mu bijyanye n'ituro no gushimira Imana. Ituro rya Kiliziya mperuka kuri tanga ryari. Kristo akuzwe. Mperuka kuri tanga ryari. Hari ibintu umuntu avuga yigengesera kubera ingaruka z'icyaha cy'inkomoko, ariko ubundi tujye twikubitagaye. Mperuka kuri tanga ryari. Nasezeranye, nakomejwe, nabyaye muri batisimu, nikubitagaye. Abayisiraheli ngo basabwaga buri muganura, ikijambo ry'Imana rivuga mu gitabo kivugura amategeko, buri muganura kujya, buri kumweru kujyana ku muganura. Ntabwo ari byo bagiye guhumba. Kristo akuzwe. Guhumba abanyakigali benshi ntibabizi, ariko ndabona hari abakuze barabizi. Kureba kwa kundi mu murima babarangije gusarura, kuremba hari udushyimbo twasigayemo cyangwa amasaka, kumuganura. Atari ukubwira Imana ngo nguhaye ku byanjye, ahubwo ari ukubwira Imana ngo ibyo wampaye byose ndabigutuye Nyagasani kandi ndabigushimiye. Kubwira Imana ngo udahari iki kiganza cyanjye cyuzuye ibi cyaba kiri mu busa. Udahari konte yanjye yaba ari vide. Udahari stoke yanjye nta cyaba kirimo. Kristo akuzwe. Igihe cy'igisiboro cyongere kitume dutekereza kuri utwo tuntu tworoheje, gushimira Imana mu magambo no mu bikorwa bifatika, gushimira Imana
hanga n'iryo turo, gushimira Imana, menya umushonji uri hafi aho ngaho. Ibyo rero ntabwo bishobora gushoboka ijambo ry'Imana ritari mu mutima wacu. Isomo rya kabiri twaryumvise ryatubwiye iki? Ngo bavandimwe, dusoma mu byanditswe ngo ijambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Ni ngombwa ko ijambo ry'Imana, kugira ngo tubeho igisibo neza, iyo ni ingingo ya kabiri ngira ngo tuganireho, tuzirikaneho, ni ngombwa ko ijambo ry'Imana riba ku munwa wanjye, ngo na hehe? No ku mutima. Iyo rikiri ku munwa gusa, ritaragera ku mutima, ntabwo mbaho igisibo neza. Paulo mutagatifu yandikira Abanyaroma yababwiye ngo natwe ariko twandikira ngo ijambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Iryo jambo ni iry'ukwemera twamamaza Kristo Yesu akuzwe. Kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzagira ute? Uzarokorwa. Ibi ngibi Paulo yabivugaga abyandikira Abanyaroma mu gihe muri kominote, mu bakristo hari harimo ikibazo cy'amacakubiri ashingiye ku nkomoko. Bamwe bari abakristo bavuye, bari basanzwe ari Abayahudi, abandi baba abakristo bari basanzwe ari abapagani batazi Imana, ari Abagereki cyangwa se bo mu bindi bihugu. Hakabirira ikibazo, ababaye abakristo bari basanzwe ari Abayahudi bagakeka ko bakomeye kurusha abandi, bagatekereza ko nabo babaye abakristo bavuye mu gipagani, bavuye mu bindi bihugu, kugira ngo babe abakristo beza bagomba kubanza bagakora imihango, bakubahiriza n'imigenzo n'imigenzereze y'Abayahudi. Paulo mutagatifu ati ibyo ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Ati ikibarokora, ikibahagukira, ni uko ijambo ry'Imana ritura hehe? Riba ku munwa wanyu, rikaba ku mutima wanyu. Ikibahagukira si ukuba muri Abagereki cyangwa se Abayahudi, Abanyaroma cyangwa se abo muri Tesaloniki n'abahehe. Ikibahagukira ni uko mwamamaza n'umunwa wanyu ko Kristo yapfuye kandi ko yagize ate? Yazutse. Ubahagukira, ikibahagukira ntabwo ari ukugenwa, ahubwo ni ukwemera mufite muri Yesu Kristo. Igihe cy'igisibo rero ni igihe cyo kongera kureba ngo mu kwemera kwanjye gushingiye kuri nde? Nishingikirije kuri Yesu Kristo wabaye kandi wapfuye akazuka? Nishingikirije ku ijambo yashyize mu mutima wanjye? Tukiraho kandi, igihe cy'igisibo ni n'igihe cyo guharanira ubumwe. Ngo kugira gute? Kugira gute bavande? Igihe cyo guharanira ubumwe. Nta tandukanyirizo rero hagati y'Umuyahudi n'Umugereki. Nyagasani ni umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose, kuko umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azagira ate? Azarokorwa. Kristo Yesu akuzwe. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo kurwanya amacakubiri mu mitima yacu. Hari umuntu ugeze kutuganiriza aratubwira ati umuntu aratangaje, wagira ngo yifitemo agasigisigi cyangwa se akabuto k'amacakubiri muri we. Tumutega amatwi. Ati nawe reba ukuntu twese turi nyoko muntu, turi bene Adamu, ariko ugasanga umwe ati jyewe ndi Umunyaburayi, jye ndi Umunyafurika. Byagera mu Banyafurika ugatekereza uti buriya Abanyafurika bo bagiye kunga ubumwe b'ab'inshuti. Ati oya, jye ndi uwo mu majyepfo y'Afurika, jye ndi uwo mu majyaruguru, jye ndi mu burasirazuba, jye ndi umurengerazuba. Byagera mu bo batuye mu gace kamwe, uburengerazuba ni urugero, ati oya, wowe uri Umunya-Côte d'Ivoire, jyewe ndi Umusenegale. Cyangwa se byagera muri East Africa, jye ndi uwo muri Tanzania, wowe uri uwo mu Rwanda, jye ndi uwo mu Rwanda, wowe uri uw'Ibugande, jye ndi uw'Ibugande, wowe uri i Burundi. Kwicamo ibice. Byagera mu Rwanda, jyewe ndi uyu, jye ndi uriya, kugeza ubwo byatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Amacakubiri. N'ubu ngubu hari udusigisigi wumva mu kiganiro cyoroheje, mbabarire kubivuga, birababaje. Bumva hari utuntu abantu bakinisha ariko bakagombye kureka.
ukamubonamo umuntu aho kumubonamo umwana w'Imana, kumubonamo umunyarwanda, kumubonamo umuvandimwe, ukamubona nk'umunyacyangugu, umunyabutare, umunyagitarama, umva umukigasha, umva umunyendugasha, umva umuganza sha. Imvugo nk'izo ngizo ziba ziducamo ibice. Kristo Yesu akuzwe. Wajya kugura ikintu hariya simpagurira, ntabwo bikwiye. Igihe cy'igisibo nicyo kurwanya urwango n'amacakubiri mu mitima yacu n'imitekerereze yacu. Ugatekereza ko bavuka ku gasozi kamwe ko bazumvikana ati wo kwa runaka bo barakize kuturusha. Amacakubiri akagera no mu miryango tuvukamo. Uriya yarize uyu ntiyizi, yewe n'abize bose bagapfa uko abagore babo basa. We yashatse umugore w'igikara, undi ashaka uw'inzobe. Mva kandi bose bashatse ab'inzobe, oya, ariko uriya we ni mugufi, uyu ni muremure. Kristo Yesu akuzwe. Amacakubiri mu mitima yacu, kigihe cy'igisibo kizasige tuyatsiratsije. Dusabirane ingabire y'ubumwe n'ubuvandimwe. Ubumwe bugere mu miryango yacu, ubumwe bugere mu makorari, ubumwe bugere mu kazi aho dukora, ubumwe bugere mu matsinda duhuriramo. Kubera iki? Kubera ko Nyagasani ari umwe kuri twese. Ntabwo ufite Yesu wawe ngo ngire uwanjye, ngo kandi agahukungahaza abagira bate? Abamwiyambaza bose. Icyazana kandi mu kigihe cy'igisibo cyongere kitwibutse agaciro k'ijambo ry'Imana. Ni nayo ngingo nsorezaho. Evanjili ya Luka twumvise umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 13 yatweretse Yesu ari mu butayu amaze kubatizwa, yuzuye Roho Mutagatifu, ajya mu butayu ashukwa na Sekibi. Natwe hari icyo bisobanuye. Natwe twarabatijwe twuzura Roho Mutagatifu, ariko ibyo si urukingo rwo kudashukwa na Sekibi. Ahubwo wa wundi wabatijwe akuzura Roho Mutagatifu biragenura amasakaramentu abiri, batisimu nirihe no gukomezwa. Uwo ngo shitani bishaka kumwoshya, kumubuza amahwemo, kuko nyine aba yabaye umwana w'Imana. Ngo kandi Yesu Kristo ngo shitani mujyana ngo ajya mu butayu. Kuki yagiye mu butayu? Cyatagiye ahandi. Niwe soko y'ubuzima. Mu butayu ni ahantu hatari ubuzima. Yagiyeho kuko we nyir'ubuzima yashakaga kujyana ubuzima aho butari. Mu butayu ni ahantu hatari urusaku ho kwihererera. Igihe cy'igisibo natwe n'igihe cyo kujya mu butayu, tukava mu kavuyo twari dusanzwemo. Icyazana ngo iki gisibo kizarangire byibura fasha iminsi 3 y'ubutayu, icyumweru cy'ubutayu. Konji yanjye nateganyije mu kwa 12 mfata iminsi 3 byibura kuzajya ahantu niherere. Gira umwiherero. Turacyagira umwiherero bavandi. Bati myiherero irahenda. Ujya muri centre d'accueil y'ababikira y'abafure cyangwa se y'abandi, ugasanga singiye kubamamariza, ugasanga ni 10,000-15. Nenge gutanga urugero ariko nanze ko hari abahita bavuga ko nkunda inzoga. Nenge kuvuga ngo usanga ayo ukoresha ku munsi bakugaburiye waryamye wanasenze atarimo n'ikesi ya fanta, cyangwa se bijya kungana. Kwihererana ni Nyagasani mu butayu. Hanyuma ngo shitani yamutegeye kuki? Yamutegeye kunda umugati, mutegera ku butegetsi n'ubukire, ngo kandi imusaba kugerageza Imana Data. Ibyo byose shitani yabiteze Yesu, ariko shitani yaratsinzwe. Yesu we yaratsinze. Umutsindo wa Yesu Kristo niwe dushingiraho ukwemera kwacu. Hanyuma ngo ikajya imwoshya. Yamubwiraga iki? Nundamya niba uri umwana w'Imana, shyiraho conditionnel. Nunyumvira ukabigenza utya. Yesu Kristo inshuro 3 zose yatsinze shitani yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Ngo haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Nibutse urwenya mu misa nk'iyi ngiyi ku cyumweru cya mbere cy'igisibo, umubyeyi yasohotse mu misa ari kumwe n'umwana we, aca ahantu hari butike bacuruza imigati. Mama wanguri umugati? Umubyeyi rero utari wifitiye n'amafaranga menshi mu mufuka, atari kwa mwana we, padiri azajya yigisha usinziriye gusa. Ntabwo umvise ko umuntu adatungwa n'umugati gusa. Abana rero bazi ubwenge. Ndabyibutse koko.
noneho umugati we warengurira irindazi. Igihe cy'igisibo ntabwo ari igihe cyo kureka umugati ngo ngire irindazi bavande. Ntabwo ari igihe cyo kureka umugati ngo ryirindazi. Yezu Kristo urata umuntu ntatungwa n'umugati gusa, kandi mu ijambo ry'Imana aravuga ngo ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa kandi k'Imana. Shitani izana umutego wa kabiri. Yezu Kristo ati haranditswe ngo uzaramye Imana yawe uba ariyo usenga yonyine. Nawe wasanga mbere y'igisibo warasengaga bosi wawe, warasengaga ibigirwamana, warasengaga umugabo wawe, warasengaga umugore wawe, warasengaga nyokobukwe, warasengaga umwana wawe kugira hataho ngaho atavaho agusubiza mu cyaro kandi wari waje Kigali, cyangwa se akagufungira iposho yajyaga kohereza kuri momo. Kristo Yezu akuzwe, akaba yarigize ikigirwamana. Yezu Kristo ati haranditswe ngo uzaramye Imana yawe. Igihe cy'igisibo n'igihe cyo kuramya Imana. Kristo Yezu akuzwe. Nimba ntashengeraga nkabikora, igihe cyanjye cyo gusenga nkacyongera, ngacira bugufi Nyagasani. Nimba nasengaga iminota 15, igihe cyo kongeraho 5 kaba 20, kongeraho 10 kaba 30. Mba ntaraye ntiha gahunda iki cyumweru nzajya ngira byibura isaha yo kuba imbere ya Yezu, mushengere mu isakaramo ry'Ukaristiya, aho kuramya Sekibi, aho kuramya abantu cyangwa se kuramya ibintu. Ariko ibyo ngibyo mbikesha iki? Umubano mafitanye na Yezu mu ijambo rye. Azanye umutego wa gatatu, ndavuga shitani. Yezu Kristo ati ntabwo nshobora, haranditswe ngo ntuzagerageze Imana yawe. Nanjye wasanga naragerageje Imana mu minsi yashize. Niba unkunda akora ibi, niba unkunda ngirira kuriya, umva ko ubu rero nkaba nongeye kugira Imana icyizere. Wasanga naragerageje Imana ariko mu bundi buryo butaziguye cyangwa se buziguye, ngerageza abavandimwe. Niba uri umupadiri genza utya, niba ko kuri padiri arugeze kubimbwira, none buri uvuye mu misase ubonaga ntari padiri. Ruseza kuzwe. Niba ko kuri umuririmbyi kandi korari yaririmbye wabibonye yenda ari nawe wateye igipimo, niba ko kuri umukateshiste, umva ko ukunda Yezu, ntimukemere imitego nk'iyo ngiyo kandi namwe ntimukayitega abandi. Sibyo se? Ntabwo bikwiye. N'abana kaza akakubwira niba koko warambyaye, uzi ukuntu bitera agahinda, baza umwana akubwiye atyo. Niba ko kuri umwana wanjye, hari n'ababyeyi babibwira abana. Kugerageza Nyagasani dushobora no kubikora tugerageza abavandimwe. Yezu Kristo ati sigaho. Igihe cy'igisibo nicyo kugira Imana icyizere, kutayitega imitego no kudatega abandi imitego. Ibyo byose rero bishoboka twishingikirije ku byanditswe. Umutsindi wa Yezu Kristo wari ushingiye ku byanditswe bitagatifu. Niba ijambo ry'Imana ritari mu biganza byawe ngo urisome, ntirijye ku maso mu biganza byawe ngo urifate, amaso yawe aribona risome, amatwi yawe aryumve, umunwa wawe uryamamaze, umutima wawe urizirikane, shitani niza simpamya kuzahikura. Ariko niwemera ijambo ry'Imana rikaba inkingi y'ubuzima bwawe, amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose azasendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yezu.